bimeze sa koko ubona narahindutse cyane. Oh my god, Sheila, who is this guy? I'm her new boyfriend. Mana nyagasani. Utekereza ko nazi yuko ari wowe wabwiye Steve yuko naryamanye na Sheila? Wow, tekinike yo kwikodinga nawe mbona watangiye kuyiga witegura gushibukanya. Ya, namukobwa murabana? Si umuntu si Sheila ujera? Cyangwa Sandra. Sa. Oui. Bite se? Simeze bitewe kutanyitabaga. Bimeze neza nabi nanjye. Nyine kutanyitabaga. Ntabwo nabyumvaga. Akusunda ubu ndatinze. Aburetse se, nose kutambwira ibya Mr. Yugwe byagenze gute? Samba bara ndashaka kwiryamira gusa. Aya, baburetse. Sonde Zacu y'umugabo mbona ameze nk'umutekamutwe. Umuntu utangiye kunyizeza imodoka, vacation, ibiki. Kandi mbadiro yakunze. Aka kanya. Nse twari tubashaka iki? Sibyo nibyo dushaka natwe. Anyways, baby amaye ngo ngo. Ibise noneho ni ibiki? Sibanza ari jujuzi wawe. Sa utambwira ko mu cyumba harimo umuntu. Apuse wagika kubaza ibyo uzi nka mwarimu. Jesus. Simani muravangiwe. Jya uramo Sheila byo nabirenze. Okay. Ndashaka kwiryamira rero. Sawe wagiye ureka. Sa, sorry mu ndashaka kuryama. Niko. Mva nkubwire. Nubwo wankorera amakosa angana gute. Ariko hari ikintu rwose ngukundira. Ni igiki wabuje? Uzi guteka neza pe. Nabizi. Nukuri. Uzi ibyo kurya biryoshye. Inyama ifite agahumuro udashobora. Wagira ngo wabyigiye muri Mirikorine. Murakoze twomeze turyoherwe. Mama, Karamel. maze iminsi ndi gutekereza kujya gusura Sheila. Ni ukuri nubwo Steve yadusobanuriye ibintu byose, ariko tugomba no kumva uruhande rwa Sheila. Burya rero Bibiche mwana wanjye. Ibintu by'urushako bibamo ibintu byinshi. Nakugira inama yo kutazajya ubyinjiramo cyane cyane mu bantu bafite iyo gahunda. Uti gute? Uri ibitutsi Steve yantutse igihe namubazaga impamvu atabanye na Sheila. Akose mama, nyine ko ari byo ndimo ndakubwira, ubu koko urabona bidakenewe ko njya kumureba. Mwana we, reka nkubwire rero Bibi. Uzagire wowe ugende njye amagambo yashize ivuga rwose. Yego ariko mama. Ngo bimeze bite? Tom, ibintu byo kujya mu Rwanda ashaka tubireka. Ase niko nk'ubu ibintu utangiye kumbwira n'ibiki kwera. Erega n'ubundi nta mpamvu yabyo. Kandi mu rugo bakomeje kunyotsa igitutu, njye sinshaka no kubagera imbere. Ese ubundi niko umvugije ukuri. Nkubera iki banyu badashaka kongera. Tom wikomeza kumbaza ubusa. Nawe impamvu urayizi. Niko.
basangana tuvuga no gatoya. Tom ndekura. Please. Tom. Niko. ubwo bukwe tuzabutaha tuzabutaha rwose ntimugire ikibazo. Ubukwe bwandu. Ewe. Okay, ngaho nsobanurira. Wowe na sister wanjye muziranye gute muziranye he? Kubera iki wanzika kubona? Akuse Sandra wowe kwiri. Uko bizari ikintu njya nguhisha kweri. Ariko ayika kanya ntabwo nshaka kukubwira ibyo bintu byose kabisa. Kuko it's a long story. Ya, n'ubwo ugiye kukimbwira kubera ko ngiye burangira amatsiko menshi cyane. Mbwira ahubwo. Ndabizi ariko icyo ugomba kumenya ni kimwe. Kwanza wowe waranguye ko sister arwaye depression. Kise bihuriye he? Nibyo koko arayirwaye ariko n'umwana mwiza. Nta n'ikintu yagutwara. Ase Sandra wakoroshye mu kweri. Waritse ibintu nkaza bikubwira ikindi giye kweri. Kuko iyi story aruko nirinkinze na boyfriend we Steve. So please ntabwo ndi comfortable kubikubwira, please mbabarira kabisa. Ikibazo rero ni iki ngiki. Urabona bwije amasaha yagiye kandi akeneye kuza kuryama. None se ase Sandra utabishye kweri. Nta nubwo ubibona ko mukunda kweri. So none se nyine hari ikintu nshaka wowe tibyo mbambwira yewe none se nyine iva mbabarira ntabyo mbwira. Nese Sandra uretse tugaprofita basisita akiryamye tukagira ikintu twikorera kweri. Hakorera njyewe nshobora kuba ngendera mu Kigali gusa ntabanzi n'ibintu biri kuba. Nk'ubu ntabwo nzi ukuntu we na Sheila muziranye. Asundi iva wundi ukuntu wambwiye umeze. Umuntu wambwiye uri we ni uri koko cyangwa ubumbeshye. Ako Sandra ugiye kukumira gutyo kweri. Ubuse wowe ubu ibintu byose wambwiye gukora mu ndege kweri. Ubushatse kumbwira ko ari byose? Abwiza ukuri. Asubundi iva amafaranga wambwiye ko ugiye kohereza ko ntabonye yohereza. Ibyo uri gubitinda kweri. Nishyuye nyine. Nubwo nahombye ariko nishyuye tu. Akunda. Okay. Cyakoze ndabyemeye koko. Burya ngo abajura bararutana. Of course bararutanwa ni. Okay. Sohokera mu nzu ugera vuba. Irabaje. Iva sohoka. Go. Nsohokera mu nzu. Iva sohoka. Cyangwa se mvuze induru Sheila zanga kubona. Sohoka gira vuba. Sohoka. Aragenda.
Sheila byuka tujye kuryama tugende kuryama ese uwo muntu uriya yagiye kare bayagiye ngwino Allo. MD bitese. Waryamye se cyangwa tuvugane? Okay. Umva se. Ndashaka amafaranga ari kuri konti ya Sheila ndashaka kumujyana kwa muganga. Ngaho nyumvira. Ase undi MD. Uretse kungura koko ubwo ikintu kigoye n'iki aho ngaho. Ngiye ni wowe ushaka kunsaza kandi ni wowe utuma nanjye nkusaza ubwo ikintu kigoye kirimo aho ngaho ni iki hoya njye nakubwiye yuko ibintu byose nzabyishyiraho uri kumva ikindi kandi wowe nitwara neza tugakorana neza twakongera tukaniyunga tukamera nk'uko twari tumeze mbere hasi ubundi nkawe uri umugabo nyabake umuntu utinya risike koko ubwo wari umugabo umva rero nkubwire ibyo bintu ejo ubwo uzabikore mu gitondo cya kare kuko ngenda ndashaka amafaranga undi uyu nguyu kuko ashaka kunsaza njye mba nibereye umwana mwiza koko man niko bose kuko ibyo bintu byose urimo nturajya guhaha nturegeranya utuntu twose ubwo turajya ku meza ryari kuko niko mabujandi kubikurikirana vuba we yashyiramo agatege rwose ese ubone niko igera hino nkubaze niko kana ubundi ababyeyi bawe baba hehe ababyeyi wanjye se ariko se kusuza nimwikirize aho murampara karibu cyane niko ngaho genda ubutunganya kandi ucapurishe vuba vuba niko se uyu mukobwa ko mbona agiye arunjamye n'amahoro yewe ni amahoro ibyanjye se n'umukobwa wanjye ugira ngo wabivamo wa muntu we ariko ubundi uyu mukobwa ngo Nikora umwizeramo iki Nikora rero ureba hariya ntacyo yishe nta n'icyo akijije rwose ariko di uzi ko twaganiriye byinshi ntibagirwe igikorwa cy'ingenzi di uzi ko nibagiye gusuza urukundo rwanjye niko ye ubaho ariko noneho ndabona umeze neza rwose ndabona ufite akanyamuneza ku maso erega ubundi usibye ibibazo bigenda byiyongeranya bigenda biza ubundi nta kibazo nari mfite pe sinumvise asa n'ubundi ngo bigiye gutungana ngo ribu yatumijeho yiva uko wabyumvise nanjye niko nabyumvise niko ye umubaze ubundi waba waramenye impamvu yiva yaba yaracikishije Nikore cyangwa wenda Nikore akaba yarabigutekerereje erega burya yiva akunda Nikore nta n'indi mpamvu rwose burya se mabusha kwambaye neza ugiye nambaye neza cyane umva umuntu ngiye kureba uwo muntu urata umuntu ngiye kureba ese niko ninde uri kuvugira muri salo avoka none se rata uri kumaze igihe kinini hano ubundi avuka na mama bimeze bite
nyine avuga ubundi ngo yatangiye ngo akorana na mama wawe nyine ni umunyamategeko we ariko njyewe iyo mbarebye mbona ntazi mbese ubu ni bakundana uririrwa ubaza bariya abantu barakundana urukundo rwabo rugeze kure cyane ariko nyine ubundi njyewe nuko ni inyamabusha ariko nakamugiriye inama akitondera uriya mugabo ngo ntavuga kuko avuga si umuntu wo guhukirwa pe mabusha mbabarire niba mvuze nabi ubwo se ushatse kuvuga ko agomba kubigendamo gakeya nyine mpamvu ndi kubikubwira uriya mugabo ngo navuga ni umuntu w'umunyamabanga menshi ushatse kuvuga iki nyine ava kuriya uri kumva aziranye na Tom Tom umwe wanshimusi baraziranye kandi igihe ikintu nabonye avuga ashobora kuba ariwe wahaga amakuru yose Tom nyine yuko mba hano ase Sheila kuko mwana wa mama wambabariye ukihangana basi ukarya dukeya kubona inzara igiye kuzakwica koko ntabyo nshaka sa ntabyo nshaka ndashaka inzoga gusa use basi wakenganya ukarya kano kaguru ko nzi ko ugakunda nawe ntabyo nshaka nanditse mbabarira umbwire wumva amaherezo azaba yaho utarya se wanditse kweri wambabariye niko njye mbabarira umbwire ubu ukwiriye kwiba kuko bigeze aho ngaho si sa wambabariye ukamfasha ukampa umwanya Sheila wanyuze mu bintu byinshi bibi kandi bikomeye ku buryo rwose ntabwo ukwiriye kuba umeze gutyo koko nyine nanyuze mu bihe byinshi bikomeye kurenza ibi ngibi aho undi sa uri kwiyumvishwa n'imva cyangwa mama koko ako n'ubundi njye wabiteye rwose maze kubona ko amakosa ari ayanjye ibintu nakuzanyemo mana byarakwangirije neza nsigaye mpora numva ndi kwicira urubanza ni ukuri ubuse koko mana Sheila umukobwa mwiza wakundaga akazi umukobwa wankundaga mu mafuti yanjye mu bugoryi bwanjye bwose akankunda akanyitaho none reba wabaye umusinzi wabaye ndeka mani ni mwene inzoga mvanaho amagambo arabera amahirwe Hi Sandra. Hi. Bite? Wa mukobwa we rero nubwo ntazi ikintu kikuzanye aha ngaha ariko wenda nakugira inama ni ukuvuga ngo umujinya Sheila afite araramuka akubonye ho gato gusa wose arawugutura Akase Sandra ni ukwinje kureba Sheila kandi ndashaka kumuvugisha. Wow urashaka kumuvugisha snitch mbi cyane uje kureba se ko umusaza wawe yamwishe yamurangije yamuhuhuye cyo kikuzanye aha ngaha anyway
wagabanyije amagambo koko wambaye neza cyakoze ibyo ngibyo byo wenda reka mbikubwiye murakoze ariko wavamo agasirayi kwini keza kameze neza biza yewe nakora n'umusaza arasize akomeza aje kumwangiza Sheila, come on. Please. Iva noneho ndajya nkumenyeshe ko uwo Tom uri kumbwira aracyari muzima ngo ubushya cyane avukamba barira kwinjiza utongera gukingura urugi rwose gusa none usigaye umfata nk'umwicanyi koko ngeze naho nza ngusanga ukampunga ariko se ubundi ugamije iki mu izina rya Yesu Kristo